gusohoza inshingano zawe. Muri no minsi turi kubona ukuntu ababyeyi bari kubana n'abana babo, ugasanga umubyeyi ajya ku kazi umwana akiryamye, umubyeyi ataha avuye ku kazi agasanga umwana yaryamye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu cyangwa kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru bitewe n'akazi ufite cyangwa n'igihe ukorera. Muri ibyo rero ukabura umwanya wo guha uburere umwana wawe. Biba byiza umudamu wa viziyo yafashe umunsi umwe mu cyumweru akicaza abana akabaganiriza, akabaha uburere mboneragihugu, akabatoza kubaha, ikindi kigeretse kuri ibyo akabatoza gusenga. Yashize ndavuga mu gihe cyane twabaga tuzi ko umunsi wo kujya gusenga ari ku cyumweru. Twarabyukaga mu gitondo ku cyumweru tugakaraba, twangiza tugakomanga ku cyumba cy'ababyeyi bacu ngo baduhe imyenda yo kujyana gusenga, bakayiduha tukajya gusenga. Ariko muri iyi minsi usigaye usanga umubyeyi ntasenga, umwana kuza adasenga. Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza, niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, kigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukora amafaranga cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza rero gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Sinahwema rero gushimira wowe udahwema kunshyigikira ko wije nuko bukeye sharinga video zanjye, like, comment, Imana mwishuri guhe umugisha. Guys, rero nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, of course kandi nawe utameze neza, Imana mwishuri iguhe kumera neza. Baza ngo uyu munsi tugiye kuganira kuki gukora kuri video y'umudamu cyangwa y'umukobwa wo mu VIP. Uyu munsi rero nifuje noneho ko tuganira ku mudamu cyangwa umukobwa wa viziyo. Ese umudamu wa viziyo, ese umukobwa wa viziyo agomba gukora ibiki? Rero uyu munsi tugiye kuganira ku mudamu cyangwa ku mukobwa wa viziyo. Ntujye kure rero, ndaje dutangirira video yacu. Hello, uyu munsi muri My Pillow twabazana imisego yo gutaka mu ntebe ndetse no ku gitanda. Dufite amabara agiye atandukanye, we biterwa n'ibara ukunda. Ikindi kigeretse kuri ibyo, iyi misego ni twebwe tuyikorera. Wowe uduha design ushaka, n'ibara ushaka, ubundi tukagukorera umusego wifuza. Iyi misego rero ifite ibitambaro byiza biri karite utapfa kubona ahantu ahariho hose. Ni myiza cyane, ntiyandura ubusa, kandi kigeretse kuri ibyo tuguhuriza n'intebe ufite muri salo cyangwa amarido cyangwa tapi. Niyo mpamvu rero ugomba kutugana tukagutakira salo yawe. Si ibyo byonyine, dufite indabo zo muri salo, dufite ibitambaro byo ku meza. Ikindi twajya mu cyumba tukaba dufite amashuka ya kalite, amashuka meza, amakuvureri, umva nta kintu kimwe tutazakorera. Rero muri My Pillow mutugane tubatakire salo yawe ku buryo uzajya wicara muri salo itatse, umuntu wari wese ugusuye akavuga ati wow, ahantu hasa neza, ku buryo umuntu wese arwanira cyangwa yifuza kuza kugusura bitewe n'ukuntu watatse muri salo yawe. Rero muri My Pillow tubagezaho kandi tubakorera delivery, waba uri mu ntara tugukorera delivery. Ni karibu rero, ni mutugane tubatakire amasaro yanyu ndetse n'ibyumba byanyu. Guys, rero nkuko wabonye kuri title cyangwa byumvishe muri introduction, uyu munsi tugiye kuganira kuri madamu cyangwa umukobwa wa viziyo. Rero viziyo ni ijambo ryiza kandi riremereye cyane, tukunda kuryumva ahantu hagiye hatandukanye. Nta kampani n'imwe itagira viziyo, nta rugo na rumwe rutagira viziyo, nawe ubwawe wakagombye kugira viziyo. Ngiye kukubwira ibintu bitanu wowe mudamu ugomba gukora, ukatuvuga ati ngewe ndi madamu viziyo. Ababwiye ngo madamu VIP agomba gukora ibi ngibi, rero tukeneye kuba madamu VIP ndetse tukaba na madamu viziyo. Rero madamu viziyo agomba gukora ibintu bitanu ngiye kubabwira, 5 ibintu bitanu ngiye kubabwira. Ibi bintu nubikora, ibi bintu nubikurikiza, umva nimba uri madamu VIP uzaba wamaje no kuba madamu viziyo. Ushaka kuba uri madamu viziyo ariko utari madamu VIP, ushaka kuba uri madamu VIP ariko utari madamu viziyo. Ibyo ni ibintu bibiri, yaba viziyo na VIP ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri madamu viziyo kuko madamu VIP yo twayivuze. Iki gihe rero ikintu nabonye cyagufasha, cyatuma ubaho neza, ukarushaho kubana n'abandi amahoro n'abo mubana,
ikintu cya mbere nabonye ni ugusenga. Iyo usenga ibintu byose birakemuka. Njye nabonye yaba umuntu w'umusirimu yaba n'umuntu utari umusirimu, hari igihe umuntu yavuga ati ubu njyewe nafata umwanya wo gusenga, ubu njyewe nafata igihe cyo gusenga. Ariko gusenga nicyo kintu cya mbere. Nimba ushaka kuba madamu viziyo cyangwa umukobwa wa viziyo, yiga gusenga. Byibuza ufate umunsi umwe mu cyumweru uwuharire Imana, uvuge ati uyu munsi ni njyewe n'Imana, ibibazo byanjye ndabitura Imana, ibyo nshaka byose ndabisaba Imana. Rero gusenga nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Nimba uzi ko ushobora kuba uryama udasenze, ukarya udasenze, cyangwa ukabyuka udasenze, ariko byibuza fata akanya kawe rimwe mu cyumweru. Icyumweru kigirwa n'iminsi 7, uvuge ati uyu munsi none hariye Imana. Wiyirize ubusa, ujye imbere y'Imana ubwete Imana, ibi bintu birankomereye Imana, ibi bintu izi nzira ndazinyuramo gute, ibi bintu ndabigenza gute. Umva nta kabuza Imana izamanuka ivuge ati mwana wanjye ndagutabaye kubera ko wantitiriye. Ikintu mbabwiye ba madamu viziyo, mwebwe mushaka kuba aba madamu viziyo, mureke twige gutitiriza Imana, twige kuyisenga. Imana nayo ntabwo izabura kudutabara mu bibazo byose dufite. Byibuza rero icyo nakubwira, iga gusenga kandi ufate agahe gatoya, ufate umunsi umwe mu cyumweru ugete Imana, uyu munsi niwe naguhariye nje imbere yawe. Ushaka kubikora uri mu rugo, ushaka kubikora uri ku kazi, ariko ugerageze byibuza ufata akanya gato, umunsi umwe wenyine mu cyumweru, wiyiriza ubusa, usaba Imana ikintu icyo ari cyo cyose ushaka. Ndabizi ko Imana itazagutererana, ndabizi ko Imana izagusubiza. Rero gerageza byibuza, nicyo nshaka kukubwira. Nimba ushaka kuba madamu viziyo, shaka umunsi umwe mu cyumweru ugerageze uvuge ati Imana nzi imbere yawe, noneho ibi nibyo mfite, ibi ni umutwaro nikoreye, fasha ubuntu. Icyo nicyo kintu cya mbere. Nimba ushaka kuba madamu viziyo, ugomba kuba uzi gusenga, ugomba gushaka akanya gatoya, ugomba gushaka umunsi umwe, nta nubwo ari n'akanya, ugomba gushaka umunsi umwe mu cyumweru ukawuharira Imana. Ntureke akazi, ibyo urimo ukabikora, ariko ukibuka ko uwo munsi ugomba kuvuga ati Imana uyu munsi ngomba kugusenga. Icyo nicyo kintu cya mbere nimba ushaka kuba madamu viziyo ugomba gukora. Ikindi kintu cya kabiri ugomba gukora nimba ushaka kuba madamu viziyo, ni ugusohoza inshingano. Nimba uzi ko ufite umuryango, uri mama w'abana runaka cyangwa uri papa w'abana runaka, ugomba gusohoza inshingano zawe. Twabonye ko akenshi muri iki gihe dusigaye duhura abana benshi cyane, si n'abana, ni urubyiruko muri rusange. Abenshi twataye uburere, usigaye uhura n'umuntu bitewe n'uko mukorana cyangwa umuzi, ukaba wumva ko mujya kungana mu myaka. Nyamara mu gihe cyashize cyangwa mu gihe cyabanje, twari tuzi ko umuntu ukuruta uwo ari we wese ugomba kumwubaha, yaba uri munsi yawe yaba ukuruta ugomba kumwubaha. Ariko muri iki gihe siko bimeze, cyane cyane bari kubura ababyeyi, n'ababyeyi nabo bakabura abana, niko nabyita. Ugasanga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru nturabonana n'umwana wawe. Mu gito iyo ujya ku kazi akiryamye, ugataha yaryamye, mu by'ukuri wumva ko uwo mwana uburere azabukura, discipline azayikura. Mu minsi yashize, ngerekane mvuge mu myaka yanjye, ntabwo ndi mukuru cyane, ariko mu myaka yanjye ngewe nzi ko iwacu badutozaga ko umuntu ukuruta utagomba gushogozanya nawe, umuntu ukuruta utagomba gutukana nawe, yewe n'umwana uri munsi utagomba kumusuzugura. Bakadutoza uburere, umushyitsi yaje muri salo muramusuhuza, mwarangiza mugasiga abantu bakuru bakaganira. Ariko muri iki gihe siko biri. Ubu ngubu usigaye ubona abashyitsi, ugasanga umwana yicaye muri salo, abantu bakuru bari kuganira na wa mwana yicaye muri salo, yewe ugasanga aje no mu kiganiro cy'aba abantu bakuru. Cyangwa ugasanga nimba umushyitsi yinjiye muri salo,
mugomba ngenda byuka cyane ko twabaga wenda turi gukinira nko mu cyumba twakumva nk'umushyitsi aje ukata mwimeza neza, mumara kwimeza neza mukagenda mugasuza kuri wa mushyitsi, mwarangiza mukata musohoka mukajya gukina. Ariko ubu muri iki gihe ahantu hamwe na hamwe umushyitsi yicara muri salo, ukajya ubona abana bari gutambuka muri salo, kandi abana bari gutambuka muri salo ntibasuje na wa mushyitsi kuva se aba bana bahawe uburere. Rero gerageza nimba uri umupapa nimba uri umumama, abana bawe ubashakira igihe nabwo ubashyire ku murongo, ubatoze ikibi n'icyiza. Ubu muri iki gihe ibintu byose byabaye byiza, umwana ntagitinya gukora igikosa, umwana ntagitinya gutaha saa 12, mu gihe twebwe twatahaga saa 12 bakakubita inkoni zikenda kugushiriraho ngo saa 12 abantu bataha baba batashye hehe. Rero gerageza niba ushaka kuba madamu viziyo, gerageza usohoze inshingano zawe ntabwo ari zo kujya gushaka amafaranga gusa, nizo no guha uburere discipline b'abana wabyaye. Rero gerageza byibuza utanga uburere, usohoze izo nshingano zawe. Abana bawe batoze gusenga, abana bawe batoze ikinyabupfura, abana bawe batoze indangagaciro n'umuco nyarwanda na za kirazira, ko tuba turi kurerera igihugu. Niyo mpamvu rero wakagombye gutoza umwana wawe discipline, ukamutoza umuco, ukamutoza gusenga. Ariko se ubundi reka tuvuge, waba umwana yaba atakubonye ujya gusenga arangiza wakibwiriza akajya gusenga? Ntabwo bibaho. Rero gerageza utoze umwana wawe gusenga, umutoze ikibi n'icyiza, umutoze discipline, umutoze indangagaciro, yiyubahe nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, yiyubahe nk'umuntu w'umusore uteganya gushaka, uzavamo umugabo nawe akagira abandi banarera. So muri iki gihe umwana ashobora kuba muri iki gihe umwana yaratereranywe, ari kuba iyo ngiyo n'umubyeyi akaba iyo ngiyo, warangiza akazajya gushaka umugabo cyangwa akazajya gushaka umugore, uba wumva abana uwo mukobwa wawe azabyara azabaho ubuhe burere wowe utamuhaye? Igiti kigororwa kikiri gitoya. Tatu madamu viziyo agomba gukora, madamu viziyo agomba kwiga gukora. Ugomba kwiga gukora, nta munsi n'umwe abivuga ko tugomba gukora tukigira. Umudamu wa viziyo ni umudamu ugomba kumenya gukora. Musiga mubona ko muri iyi minsi abagabo cyangwa abasore abadamu muri iki gihe cyangwa n'abakobwa muri iki gihe nibo bantu bafite amafaranga. Impamvu ni iyihe? Ibintu bya kera twari tuzi byo kuvuga ngo tugomba kwicara mu rugo ngo abagabo bakajya baduha ibintu byose, ngo iwacu bazaduha ibintu byose, ibyo ntabwo bikigezweho. Abantu bose basigaye bashaka gukora. Washinga ka business ka 300, washinga ka business k'ijana, pfa kuba iyo business uvuga ati iyi business imibiceri hima yo kurya, biramutse bibaye ikibazo ko umugabo wanjye tishyura inzu nayo mwishyurira, ibintu nk'ibyo. Rero tugomba kwiga gukora uko byagenda kose. Nababwiye business zigiye zitandukanye, zaba za 500, zaba za 200, zaba za 300, zaba za miliyoni. Icyo ugomba gukora ni ugukora saving, cyangwa nimba ufite umuntu waguha amafaranga wayakoresha, ariko ukava mu rugo ugashaka ikintu cyo gukora. Ibazo ni umudamu umaze imyaka 5, nigeze gukora kuri video y'abadamu ati ndabirambiye ibintu byo kwirirwa mu rugo ngiye gushaka ikintu cyo gukora. Nabonye comment icyo kiganiro cyageze views nyinshi, none kuri TikTok nafashe agace gato postinga kuri TikTok. Abadamu baraje batanga ubuhamya ati nge maze imyaka 5, nge maze imyaka 15. Ndibaza mbase umuntu amara imyaka 15 mu rugo byagenze gute? Simbizi. Ariko madamu viziyo tugomba kwiga gukora, tugakora amafuka, tugakora amaboko mu mifuka, tugatekereza hazaza. Viziyo ni ahazaza, ntabwo ari ahatura. Ahangaha turangije. Rero viziyo ugomba kuyiplaninga mu gihe, ugomba kuyiplaninga kare. Ntabwo 2050 ari uzajya gutangira gukora. Ugutangira gukora n'ubu ngubu. Mpora mbibabwira
madamu viziyo ugomba gukora, ugomba kwiga gukoresha igihe cyawe neza. Narabibabwiye twige gukoresha muri 2026, reka mbivuge n'igihe kizaza, kuko turi kugenda dusatira mu myaka aho umuntu asigaye abura umwanya no kwiyogoshesha bitewe n'akazi ashaka, bitewe n'akazi ari gukora, bitewe n'umwanya afite. Rero muri iki gihe twige gukoresha igihe cyacu neza, kuko twabonye ko nanone hari video nigeze gukora ko mu bintu tugomba gukora, ibintu ugomba gukora mu myaka ya 30, mu myaka 40, mu myaka 50, ariko abantu benshi bamaye comment bagenda bangatisha ibi byarasize tibaze ko ndi kwiga gukorera amafaranga mu myaka 50, nakagombye kwikorera mu myaka, nakagombye gukorera amafaranga mu myaka 30, nanjye mu myaka 50 nkaba meze neza. Rero twe kuba nk'abo ngabo cyangwa two kugira ute, mureke twige gukoresha igihe cyacu neza, kuko buriya umuntu akoresheje igihe cye neza, cyangwa umunsi wawe ubyutse mu gitondo ukavuga ati uyu munsi ndakora iki, biragufasha cyane kutagira igihe uta. Nimba byutse kora plan z'uwo munsi, umunsi nurangira uvuga ati iki kintu ntabwo nagikoze kandi cyakiri kuri plan. Rero gukora plan yo munsi igufasha kudatakaza igihe cyawe ubusa. Buri kintu cyose uri bukore uzikore bukore ku munsi, gerageza ucyandika ahantu peti, guhera saa 2 kugeza saa 5 ndaba ndi guteka, ndaba ndi gukora amasuko mu rugo, saa 5 kugeza saa 7 ndaba ntetse, saa 7 kugeza saa 9 ndaba ndyamye ndi kuruhuka, saa 9 kugeza gutyo ndaba ndi gushaka. Mbese ayo masaha yose ugenda uyapangira, icyo gihe bigufasha kudata umwanya wawe. Twiga gukoresha igihe cyacu neza, kuko iyo ukoresheje igihe umva biragufasha cyane, kandi iyo umuntu akoresha igihe neza bimufasha no mu iterambere. Iyo ukoresha igihe cyawe neza, iterambere ryawe ribarimo rigenda neza. Rero buriya niba bajya bavuga ngo, abazungu niba bajya bavuga ngo igihe ni amafaranga, rero rwose umudamu wa viziyo icyo nakubwira, tangira wige gukoresha igihe cyawe neza. Ikintu cya gatanu ari cyo cyanyuma tugiye gusorezaho, ni guhitamo inshuti nziza, guhitamo inshuti z'umumaro. Inshuti ufite cyangwa inshuti zawe nizo zigena ahazaza hawe. Ni urugero, nimba ufite inshuti kugata ngwino twiryamye twirebera agafilm, tari ko burigiye gutangira business, urabona uzayishobora na babandi bose, bigatangira ikakoreka abantu bose muri karitsiye bagiye bahomba, nawe ukatubata ko siko ari byo koko. Reka niryame. Kandi koko izo nshuti zibaho, turanazigira, ziba zumva ko igihe icyo cyose utashobora ikintu. Ikindi cya kabiri, hari n'izindi nshuti ziguca intege kubera ko ziba zizi ko, n'urugero ufite umudamu muri karitsiye mwirirwana, uragera mugati rero umugabo wanjye yankubise turubasangiye kujya mu mujyi gucuruza imyenda, ngiye kujya mu mujyi gucuruza inkweto, kubera ko yumva ko ugiye kujya umusiga muri karitsiye wenyine, akatakubata kubwo ngo urabona inkweto uzazishobora. Tari kubara bose runaka ntiyacuruzaga inkweto, ntiyatashye, ntibyamunaniye. Izo nshuti nazo turazigira, za nshuti ziba zumva ko utatera imbere kubera ko ziba zizi ko ugiye kuzisiga hahandi mwahuriraga nyine muri rusange. Icyo nicyo kintu cya nyuma ugomba kukubwira muri viziyo, madamu viziyo, ugomba guhitamo inshuti ya nyayo, inshuti zakugirira umumaro. Inshuti muri rusange turazigira, sinkubwiye ngo genda wange runaka, genda wange runaka, genda wange runaka, oya, ariko muri rusange gerageza utindane na za zindi zifite umumaro cyane kuruta za zindi zidafite umumaro. Rero ibyo ni ibintu bitanu umudamu wa viziyo agomba gukora kugira ngo viziyo ye cyangwa iterambere rye cyangwa ahazaza he hazarusheho kumera neza, hazamuryohere, azavuga ati wow, isi iraryoshye kabisa. Guys, nizere ko rero ino video ibigishije, ni video nziza nk'ukuntu mwakunze madamu VIP, ni madamu viziyo muyikundi cyane. Tuvuga ku tuntu tugiye dutandukanye, ubu tuvuye kuri madamu VIP tugeze kuri madamu viziyo, ubutaha nzababwira n'akandi kantu tuzaganiraho. Rero ndabakunda cyane, nimba ino video hari ahantu kuvanye naho ikugejeje, likinga, nurangiza ume comment ufite cyusa urakoze, Imana iguhe umugisha, kandi ndashimira abantu bansabira umugisha muri comment. Namwe Imana ijye bakubira karindwi, ibyo munyifuriza byose Imana ijye bakubira karindwi.
nawe ujye ureba ntwandikemo comment. Gerageza uyu munsi usige comment yawe. Ushaka kuba ati thank you Imana igumugisha, iki kiganiro ni cyiza. Ntabwo wabura ikintu wandika hehe muri comment. Ikindi nimba utarakora subscribe nk'umuntu mbonye bwa mbere yikore, ndabizi ko aha uzakura ibintu by'ingenzi mu buzima, bizi ko aha ngaha uzakura akabando k'iminsi. Rero guys, sinakibagirwa kubabwira ko curuza imyenda myiza, amakote, amashati, amapantaro, amajipo, amakanzu, mbese imyenda y'igitsina gore. Iyo yose manyifite kandi kalite nziza. Ngira ngo abamahiye murabizi, kandi nkomeje gushimira namwe mu mahira mukagenda mukanzanira abakiriya. Njye umwihariko wanjye nuko mwambika, ubundi imyenda nakwambitse ikivugiraho kugira ngo uvuge ati nagiye kwa Cyusa aranyambikaho. Imyenda yanjye niyo yivugira ati imyenda yanjye niyo yivugira, kuko yo nkwambitse utaranavugwa ukagenda ukicara nk'ahantu cyangwa ugiye mu kazi bakakwata uyu munsi waje wambaye neza utaranabavugisha. Icyo nicyo kintu nkunda. Ngiye nkunda ko imyenda yanjye yivugiraho kugira ngo uyambaye avuge ngo nayikwiye kwa runaka, kuko iyo umuntu akubwiye ati wambaye neza utumwa ati ni runaka wanyambitse, atakira nimero uzagenda kwambika. Nubyo ngibyo macaka iyo mwambitse abantu bakubwiye ngo wambaye neza, shamana yakwambitse nabi, kandi ibyo bintu ntabwo bikunda ko. Korera mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Tropical Plaza, iherereye imbere ya Tedemir. Ushobora kugera kuri Tedemir ukambwira ati magara kuri iyo nimero, ukambwira ati usanga imbere ya Tedemir ndagira ahantu ukorera. Ikindi waracikanywe cyane nimba uzi ko udatunze nimero yanjye ya WhatsApp, kuko kuri WhatsApp postingaho ibintu bigiye bitandukanye, yaba fashion, yaba kuganira bisanzwe. Rero unyandikira kuri iyo nimero nabwo ukambwira ati Cyusa saving no nimero kugira ngo mbona status zawe, ako kanya mpita mbikora. Ku bantu bari mu ntara nkora delivery, ku bantu bari Kigali babuze umwanya wo kuza kuri shop nabwo nkora delivery. Guys, rero mugende mu following nabwo kuri Instagram yanjye ni Cyusa Edouce, TikTok ni Cyusa Edouce, indi TikTok yanjye ni Fashion with Edouce. Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze bashyigikire, Imana ikomeze bagende imbere, umva ibahaze uburame. Na ha video itaha, bye.